بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون أحييكم بتحية المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nanjye mu izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, Imana nyagasani w'ibiremwa byose, iherezo ryiza ni iry'abakiranutsi kandi ntawe ukwiriye kugabwaho igitero uretse kubarenganya. Ndahamya ko nta yindi Mana ikwiriwe gusengwa uretse Allah, umwami w'ukuri ugaragara kandi akagaragaza ukuri kwe. Ndanahamya ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu we, akaba umwizerwa mu byo yamutumye, ndetse akaba ambasaderi hagati ye n'ibiremwa bye. Mana muhe amahoro n'umugisha we n'abo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazabakurikira mu nzira y'ibyiza kuzageza ku munsi w'izuka. Bavandimwe duhujwe n'ukwemera Imana imwe itabangikanywa, basuhuje mu ndamutso y'abemera. Amahoro y'Imana abane namwe. Isomo tugezeho n'ukwemera intumwa z'Imana. Iri somo riboneka mu gitabo cya Aqidati Ahal Sunna wal Jamaa, mukaba muritegurirwa kandi mukarigezwaho n'umuvandimwe wanyu Shehe Musa Habarurema. Mbere yuko nkomeza isomo, ndabakangurira gukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo iri somo igihe turishyize kuri channel yacu ya YouTube rijye rihita ribageraho mubona ubutumwa bubakangurira kurikurikira tukirishyiraho. Iri somo nimba uri mu bakunzi baryo, ntiwibagirwe gukanda kuri like. Ikindi ntakibagirwa kukubwira nukurigeza ku bandi ukanze kuri share. Burya ugaragaza icyiza anganya ingororano n'uwagikoze, kandi bombi ntawe ugabanyirijwe ingororano. Ahal Sunna wal Jamaa twemera ko Allah yoherereje ibiremwa intumwa. Imana iratubwira mu jambo ryayo ritagatifu igira iti: rusulan mubashirina wa munzirina alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Izo ntumwa zitanga inkuru nziza ku bakora ibyiza, zinaburira ibihano by'Imana ku bakora ibikorwa bibi, kugira ngo abantu batazagira urwitwazo kwa Allah nyuma yo kohereza intumwa. Kandi Allah ni umunyembaraga zihebuje ushishoza. Iri somo turisanga muri surati An-Nisa'u, isura ya 4 umurongo w'165. Ahal Sunna wal Jamaa twemera kandi ko intumwa ya mbere muri zo ari intumwa y'Imana Nuhu cyangwa se Nowa, maze Muhammadi akaba iya nyuma muri zo. Amahoro n'umugisha bibe kuri izo ntumwa zose. Ibi tubisanga mu jambo ry'Imana ritagatifu rigira riti: inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Mu by'ukuri twaguhishuriye ubutumwa nk'uko twabuhishuriye Nuhu n'abahanuzi baje nyuma ye. Iri somo turisanga muri surati An-Nisa'u, isura ya 4 umurongo w'163. Imana irongera ikavuga iti: ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ntabwo Muhammadi ari se uwo ari we wese muri mwe, ahubwo ni intumwa ya Allah, akaba n'uwasozereje abahanuzi. Iri somo turisanga muri surati
ahzabi isura ya 33 umurongo wa 40. Imana yagaragaje intumwa zayo muri Qur'ani ntagatifu ukurikije uko barutana kuri yo, ihera kuri Muhammadi, ikurikizaho Ibrahimu, ikurikizaho Musa, ikurikizaho Nowa, hanyuma ikurikizaho Yesu mwene Mariya. Ibi Imana ibitubwira muri Qur'ani mu jambo ryayo ritagatifu rigira riti wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Unibuke ubwo twahaga abahanuzi isezerano rikomeye, ndetse nawe Muhammadi, Nuhu, Ibrahimu na Musa na Isa mwene Mariya, kandi twabahaye isezerano rikomeye cyane. Iri somo turisanga muri surati al-Ahzabi isura ya 33 umurongo wa 7. Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera ko amategeko y'intumwa Muhammadi, Imana imuhe amahoro n'umugisha, ariyo bubiko bw'amategeko y'izindi ntumwa zose zavuzwe ubutungane by'umwihariko muri Qur'ani ntagatifu mu murongo ukurikira: shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Imana iti ibyo yabategetse mu dini ni nabyo yategetse Nuh, ndetse n'ibyo twaguhishuriye yewe Muhammadi, n'ibyo yategetse Ibrahimu, Musa na Isa. Avuga ko mugomba gutunganya idini mwirinda kunyuranya naryo. Iri somo turisanga muri surati Shura sura ya 42 umurongo wa 13 muri Qur'ani. Ahlus-Sunna wal Jamaa bemera kandi ko intumwa zose ari abantu, bakaba ibiremwa byaremwe n'Imana nta mwihariko ujyanye n'irema bihariye. Allah yabwiye intumwa ye ariyo mfura y'intumwa zayo kubwira abantu iti wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun. Vuga yewe Nuhu uti simbabwira ko mfite ibigega bya Allah, nta nubwo nzi bitagaragara, ndetse nta nubwo mbabwira ko ndi malayika. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratu Hudi isura ya 11 umurongo wa 31. Uku niko yabwiye intumwa yayo Muhammadi, amahoro n'umugisha by'Imana bimubeho, kubwira abantu be, ndetse anababwira ati qul la amliku nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allahu. Vuga yewe Muhammad uti kubwanjye nta bushobozi mfite bwo kugira icyiza nakwimarira cyangwa ikibi nakwikiza usibye icyo Allah ashaka. Iri somo turisanga muri surati Al-A'raf isura ya 7 umurongo w'188. Inamutegeka kubwira abantu be ati qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Vuga yewe Muhammad uti mu by'ukuri nta bubasha mfite bwo kuba nagira ikibi mbakorera cyangwa ngo mbe nabayobora mu nzira igororotse. Vuga uti mu by'ukuri nta numwe wandinda ibihano bya Allah ndamutse mwigometseho, ndetse nta n'ahandi nabona ubuhungiro hatari kuri we. Iri somo turisanga muri surati Najm isura ya 72 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 22. Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera ko intumwa z'Imana ari abagaragu mu bagaragu b'Imana. Imana yazihaye icyubahiro cyo hejuru kubw'ubutumwa bw'Imana. Imana ibavuga muri Qur'ani ntagatifu ihereye ku ntumwa ya mbere muri zo Nuhu, Imana imuhe amahoro n'umugisha, igira iti dhurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura.
bakomoka kubo twatwaye mu bwato hamwe na Nuhu. Mu by'ukuri Nuhu yari umugaragu ushima cyane. Iri somo turisanga muri surati Al-Isra, isura ya 17 umurongo wa 3, ndetse inavuga ku ntumwa Muhammadi, intumwa ya nyuma muri zo. Imana imuhe amahoro n'umugisha ivuga iti: Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ubutagatifu nubwo wahishuriye umugaragu we Muhammadi igitabo gitandukanya ukuri n'ikinyoma, aricyo Qur'ani, kugira ngo abe umuburizi w'ibiremwa byose. Iri somo turisanga muri surati al-Furqan, isura ya 25 umurongo wa mbere. Ni nako yahaye icyubahiro izindi ntumwa ze ivuga iti: wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Kandi wibuke yewe Muhammadi abagaragu bacu Ibrahimu, Ishaqa na Yaqub, bari abanyamurava mu kudusenga bakagira ubushishozi mu dini. Iri somo turisanga muri surati Sa'd, isura ya 38 umurongo wa 45. Nanone Imana ikomeza ivuga izindi ntumwa igira iti: wadhkuru abdana Dawuda dhal aidi innahu awwabun. Kandi wibuke umugaragu wacu Dawudi, wari umunyembaraga mu kutugaragira, mu by'ukuri yicuzaga kuri Allah cyane. Iri somo turisanga muri surati Sa'd, isura ya 38 umurongo wa 17. wa wahabna li Dawuda Sulaymana ni'mal abdu innahu awwabu. Kandi Dawudi twamuhaye Sulaymani nk'impano, yari umugaragu mwiza, mu by'ukuri yicuzaga kuri Allah cyane. Isura ya 38 umurongo wa 30. Ni nako yahaye icyubahiro Yesu mwene Mariya igira iti: in huwa illa abdu an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Yesu nta kindi yari cyo usibye ko yari umugaragu wacu twahaye ingabire y'ubutumwa, kandi tumugira gitangaza kuri bene Isiraheli. Iri somo turisanga muri Qur'ani, surati Az-Zukhruf, isura ya 43 umurongo wa 59. Ahal sunna wal jamaa twemera kandi ko Allah usumba byose yasoreje ubutumwa bwe ku ntumwa Muhammadi, Imana imuhe amahoro n'umugisha, kandi ko yamutumye ku bantu bose. Ibi ni ibiva mu ijambo rya Allah usumba byose rivuga riti: ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiy alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Vuga yewe Muhammad uti: yemwe bantu, mu by'ukuri nge ndi intumwa ya Allah yoherejwe kuri mwe mwese. Allah niwe ufite ubwami bw'ibirere n'isi, nta yindi mana ibaho itari we. Niyo itanga ubuzima ikanatanga urupfu. Bityo nimwemere Allah n'intumwa ye, ikaba n'umuhanuzi utaruzi gusoma no kwandika. We wemera Allah akanemera amagambo ye, kandi munamukurikire kugira ngo mubashe kuyoboka. Iri somo turisanga muri Qur'ani, suratu Araf, isura ya 7 umurongo w'158. Imana imuhe amahoro n'umugisha. Ahal sunna wal jamaa twemera kandi ko amategeko ye ariyo dini y'Ubuyisilamu. Ni Imana isumba byose yashimiye abagaragu bayo. Allah ntazemerera uwo ari we wese indi dini itariyo. Ibi tubisanga mu jambo ryayo isumba byose rivuga riti: inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Mu by'ukuri dini y'ukuri imbere ya Allah ni Islamu. Iri somo turisanga muri surati Ali Imran, isura ya 3 umurongo
umurongo wa 19. Ndetse Imana ikomeza ivugira idini igira iti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Uyu munsi mbujurije idini ryanyu kandi basenderejeho inema zanjye, nanabahitiyemo ko Isilamu iba idini ryanyu. Iri somo turisanga muri surati Al-Maida, isura ya 5 umurongo wa 3. Nanone Imana iravuga iti wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Uzahitamo idini ritari Isilamu ntabwo azaryakirwa kandi ku munsi w'imperuka azaba mu banyagihombo. Iri somo turisanga muri Quran, suratu Al-Imran, isura ya 3 umurongo wa 85. Ahal Sunna wal Jamaa tubona ko mubemera uwemera ko hari indi dini yemewe ku Mana itari Isilamu mu madini y'Abayahudi cyangwa se Abakirisitu cyangwa ndi atariyo, abahakanye ukwemera agirwa inama yo kwicuza bitari ibyo afatwa nk'uwataye idini kuko abahakanye Qur'ani ntagatifu. Ahal Sunna wal Jamaa tubona kandi ko uhakanye ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammadi ku bantu bose, abahakanye intumwa zose udakuyemo n'intumwa Muhammadi yibwira ko yemera, iva mu jambo ry'Imana ivuga ku ntumwa yayo Nuhu, niwe ntumwa ya mbere yoherejwe ku isi nyuma yo gusenga ibigirwamana, bityo abantu be baramuhakanye kandi bakomeza ibikorwa byabo bibi mu gusenga ibigirwamana byabo. Niyo mpamvu Imana yavuze iti kadhabati qaumu nuhin al-mursalin, abantu ba Nuhu bahakanye intumwa. Iri somo turisanga muri surati Ash-Shu'ara, isura ya 26 umurongo w'105. Hamwe no kuba ariyo ntumwa yari yaroherejwe bwa mbere, nta yindi ntumwa yaje mbere ye, Imana isumba byose iravuga iti innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Mu by'ukuri babandi bahakana Allah n'intumwa ze bakanashaka gutandukanya Allah n'intumwa ze, bavuga bati twemera zimwe tugahakana izindi, bagashaka kugira inzira yo hagati no hagati itari yo kwemera cyangwa ya gihakanyi, abo nibo bahakanyi nyabo, kandi twateguriye abahakanyi ibihano bisuzuguza. Isomo turisanga muri surati An-Nisa, isura ya 4 kuva ku murongo w'150 kugeza ku murongo w'151. Ahal Sunna wal Jamaa twemera ko nta wundi muhanuzi nyuma y'intumwa Muhammadi Imana imuha amahoro n'umugisha uziyita intumwa nyuma ye, cyangwa kemera uwiyita intumwa, uwo azaba ahakanye, kuko azaba ahakanye Imana n'intumwa ye, ahakanye n'iby'Abayisilamu bose bemeranyijwe mu kwemera ijma'ul muslimin. Ahal Sunna wal Jamaa twemera kandi ko intumwa Muhammadi Imana imuha amahoro n'umugisha yasize abasigire abakhalifa. Aba basigire nibo basigariye intumwa muri umaye mu bumenyi n'ivugabutumwa no kuyobora bemera, kandi ko uwa mbere muri bo ari nawe ubarusha ibigwi muri bo ari Khalifa Abu Bakar Siddiq, hanyuma hagakurikiraho Umar ibn al-Khattab, hanyuma hagakurikiraho Uthman ibn Affan, hanyuma hagakurikiraho Ali bin Abi Talib. Bose Imana ibishimire. Uko niko babaye abakhalifa ku igeno rya Allah, nk'uko barutanaga mu cyubahiro. Imana nyir'ubugenge bw'ikirenga ntabwo yari bugene ko
hari uwaba umuyobozi irenze usumbya icyubahiro muri bo. Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera kandi ko usumbya icyubahiro n'undi muri bo ashobora kuba afite umwihariko arusha umusumba mu cyubahiro, ariko akaba adakwiriye icyo cyubahiro cya rusange wo yarutishijwe kubera yuko ibitera guhabwa icyubahiro ari byinshi. Twemera kandi ko uyu muryango ari wo muryango mwiza kurusha indi miryango yabayeho, ari nawo urusha indi miryango icyubahiro ku Mana. Imana ivuga mu ijambo ryayo ritagatifu igira iti: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Muri umuryango uboneye watoranyirijwe abantu mubwiriza ibyiza mukabuza ibibi kandi mukanemera Allah. Iri somo turisanga muri surati Ali Imran isura ya 3 umurongo w'110. Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera kandi ko abeza muri uyu muryango gusumbya abandi ari abasahaba, abasangirangendo b'intumwa Muhammadi, Imana imuha amahoro n'umugisha, hagakurikiraho ababakurikiye aribo at-tabi'un, hanyuma hakazaho ababakurikiye. Twemera kandi ko itsinda ry'uyu muryango rikiri ku kuri kandi ko ntacyo bazatwarwa n'abazabatenguha cyangwa n'abatazemeranya nabo kugeza igihe itegeko ry'Imana ishobora byose rizazira. Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera kandi ko ibyabaye hagati y'abasangirangendo Imana ibishimire muri amwe mu makimbirane byabaye bivuye ku gusobanukirwa kuvuye ku gushakisha ukuri. Uwageze ku kuri uwo afite ibihembo bibiri, naho uwakosheje afite igihembo kimwe, naho ikosa rye yararibabariwe. Ahlus-Sunna wal Jamaa tubona ko kandi tutagomba kuvuga ibibi kuri bo. Ntabwo dukwiriye kwibutsa ibyabaranze usibye ibigwi byiza, kandi dusabwa gusukura imitima yacu ntitubagirire ishyari n'inzangano, kubera ijambo ry'Imana isumba byose rivuga riti: la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Ijambo riragira riti: ntimuhwanye mu rwego n'abatanze mbere y'urugamba bakanarurwanirira, abo nibo bafite urwego rwisumbuye kuruta ba bandi batanze nyuma bakanarwana, ariko bose Allah yabasezeranyije ibyiza. Iri somo turisanga muri surati Al-Hadid isura ya 57 umurongo wa 10. N'ijambo ry'Imana rivuga kuri twe rigira riti: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Naba bandi baje nyuma yabo baravuga bati: Nyagasani wacu tubabarire twe n'abavandimwe bacu badutanze kwemera, kandi ntuzatume mu mitima yacu harangwamo urwangano kubemera Mana. Nyagasani wacu mu by'ukuri ni wowe nyirimpuhwe nyirimbabazi. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratul Hashr isura ya 59 umurongo wa 10. Bavandimwe mwari mukurikiye iri somo mwarigezwagaho n'umuvandimwe Shehe Musa Habarurema. Aha niho ducumbikiye, tukazakomeza ubutaha tubakangurira gukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo ubutumwa uko tubushyize kuri channel yacu mujye mubasha guhita mubona ubutumwa bubakangurira gukurikira iri somo tukimara kurishyiraho, ndetse kandi tukanagukangurira kurigeza ku bandi, kuko ugejeje ku bandi icyiza anganya ingororano n'uwagikoze, kandi bombi ntawe ugabanyirijwe ibyiza. Turanabibutsa gukanda kuri like nimba iri somo murikunze. Mugire amahoro y'Imana.